East to West DMP cyangwa se Divine Music Production niho bigiye kujya bibera. Turagarutse kandi uyu munsi ndagira ngo mbwire ko ari ahangaha tugiye kujya tubana nawe umunsi ku munsi ko bukeye nuko bwije video zigiye kwisuka mu gihe kuturambirwa tuje nk'isereri. Ntabwo muri budukire uyu munsi rero nzanye nande muraje mu mubone. Reka nsabe cameraman wanje agire gutya abereka umuntu nzanye nawe. He is a songwriter, n'umwanditsi w'indirimbo, n'umuproducer, akaba n'umuhanzi muri rusange. Ikindi kandi cy'umwihariko n'umupapa afite umuryango yitaho umunsi uko bukeye nuko bwije. Yitwa Senga. Ndakwakiriye cyane papa. Ndakwishimiye cyane. Umeze neza? Yes aragana. Komera cyane. Rwose pe. Ndakwishimiye. Ibintu wabitekereza kuzabikora ariko nari narabuze umuntu ariko ndashima ko igihe kigeze Imana ifite ukuntu ikora ibintu byayo. Imana yarakuzanye. Hanyuma rero yitwa Senga, niwe tugiye kuba turi kumwe nawe ahangaha mu minota nka 20 dufite. Ndagira ngo wicare utega amatwi iminota yawe iri buduha, ariko gusabye kugira ngo ikiganiro cyacu gisharinge nyabona n'abandi bantu bakibone, nimba hari ibintu byiza uri bwumve, nimba wishimye kandi uduhe comment tubwiye ati murakaza neza, Imana ibahe umugisha. Ndakwakiriye hano ngaha kuri DM. Nkwakiriye iwawe bayida. Ariko nyine ngo uruta kwisa umushitsi ntabwo ruba urwawe. Nkwakiriye nk'umushyitsi rwose. Yes. Hanyuma rero n'abandi bantu bifuza kuzatubakira nta kibazo, aho dukorera murahazi se, turaza kubabwira nabwiye baze kudushiriramo nimero za telefoni muri ahangaho kuri YouTube yacu, bashyireho nimero bayipininge, then abantu bazajya babasha kutubona. Yego. Hanyuma rero tugiye kuganira ku kintu cy'umuziki. Ndakubwira ko kandi abantu bashaka kumenya ibi bintu Senga yabitangiye gute. Igitekerezo duhere kwanza gutekereza cyo kuba umuririmbyi byaje gute? Urakoze cyane, nanjye ndakwakiriye. Ubwo nyine musanze mu rugo, ariko nanjye ni wewe host, nanjye nabaye umushyitsi. Yego, umushyitsi mwiza. Urakoze rero, nanjye ndakwishimiye. Hanyuma iyi gahunda y'umuziki, gahunda tumazemo igihe kinini. Imyaka mingahe? Imyaka myinshi. Okay, hari igihe umuntu aba mu gihe cyo kuririmba muri rusange, ukumva ni ibintu nyine nka groupe ariko nabitangiye ndatekereza nko mu 2008 nari muri korali Bujumbura. I Burundi Bujumbura Mutakura. Niyo natangira korali nageze 2007 tariki 3 z'ukwezi kwa karindwi. Nuko wake 2008 2009 aho nibwo ndabirimbye korali zitangira kuririmba. Hanyuma dusubiye inyuma gatoya, muri famille harimo umuntu wari umuririmbyi cyane nka papa cyangwa mama cyangwa sogokuru yari umuririmbyi? Okay, ntabwo nshobora kubeshera kuri kamera. Papa ntabwo nigeze mubona aririmba. Gusa iyo twicaye mu rugo hari igihe bavuga ngo impano ngo twayikuye kuri we, mama nawe akavuga ngo niwe, ariko bose ntabwo twabonye aririmba. N'ibyo bavuga ngo uyu mwana ngo impano afite ngo ni njyewe ni yanjye. Ariko papa ntabwo twabonye aririmba, n'ubu yaririmba twumva aririmba nabi pe. Ntabwo nshobora kubesha. Inzira mfite niyo wa muririmbyi yaravuze ngo urugendo mfite nubwo kuja mu na mama nawe niwe twumva aririmba, ariko sizi kubera ko ari imyaka. Ariko grand frère no muririmbyi mwiza cyane, ukuru wawe fura no muririmbyi cyane, nawe mutekereza ko ari we twakuze tureba nyine tubona aririmba, natwe nabashiki banje n'abaririmbyi. Ndagira mbwiye ko umuntu turi kumwe hano imbarwa bwa mbere umubonye afite studio. Icyo nicyo cya mbere yitwa DMP, niyo duhora tuvuga buri gihe, niyo icaye ibiganiro. Cya kabiri n'umuhanzi mwiza, n'umuririmbyi mwiza, ananatoza n'amakorali. Ibyo bintu byose arabikora. Nuvuga ngo ndaza kugenda mbibiraho duke mu turirimbo, uzindirimbo barasirimwe kandi zikabiri. Nyirayo nuyu Fred n'umuririmbyi ukomeye wayamashi rwose, aho wayumvishije hose. Nyirayo nuyu nguyu. Hanyuma turimo turaganira n'abantu. Hanyuma ikindi kintu twihuse cyane, kugira ngo wumve nkawe uvuze uti ndatangiye kuririmba, ubwo wabyinjiyemo, umaze kubyinjiramo ugezemo, hanyuma kuvuga ngo gutangira kwandika indirimbo. Kuko Imana ebyiri ufite, kuririmba n'Imana ubwayo no kwandika n'iyindi. Kwandika indirimbo sasa byo biza biti. Kwandika kamisobanure abantu bandika indirimbo gutandukanye. Rero kenshi hari naho nabivuze mu YouTube channel atari make,
babimbaza nk'uko nyine bimbajije. Hari umuntu wicara agatekereza ikintu bavuga ngo ngiye kwandika hejuru y'umusaraba cyangwa se ngiye kwandika hejuru, dufata urugero nk'indirimbo z'umugram frere wacu ari Theogene cyangwa se indirimbo za Mbonyi, ukaba ufite uburyo wicara ukandika ugafata urupapuro. Nanjye ndabikora ariko ni gake kubera ko kenshi iyo ndirimbo iyo nicaye nkayandika nta mavuta igira, iba ari nziza, iba ifite n'ubuhanga, tukayikorera harmony nziza n'ibiki, ariko ugasanga ihitinze igihe gito. Ariko hari nk'indirimbo nyinshi zagiye navuga ko zakoze ku mitima ndavuga nshingiye ku buhamya abantu batanga. Umuntu akakubwira ati nari ngiye kwiyahura namashije pe numva, ariko ntegera indirimbo zanyu kandi garuka mu buzima busanzwe. Indirimbo rero nanditse nicaye nkandika, ngewe kenshi ntabwo zikunze kugira ngo nakubwiza ukuri umuvandimwe n'abadukurikirana, ariko njyewe kwandika kwanje biva, hari igihe simvuga ngo nandika buri munsi, ariko hari igihe mba ndi mu bihe byiza ndyamye, hari indirimbo nka zimwe nshobora kuvuga, naryama nkabona umuntu araje hejuru yanje akaririmba nkamubona pe, melody akaririmba nkayumva, ari kavuga nk'indirimbo ya Vodafone turekira ziriya za Marassi Music tube tuziretse, ndavuga iya vuba. Hari indirimbo nakoze muri covid, ndavuga ngo shimwa musaraba wambereye irembo rimpuza n'Imana. Umuntu yaraje ndamubona yambaye ishati y'amaboko magufi ariko imirongo ahagarara hejuru yanjye araririmba igitero cya mbere, ararimba refu, arambwira ngo subiramo ndaririmba, ariko nari ndyamye. Noneho ndabyuka indirimbo ndayandika, na ya melody ndayifata ndayikodinga muri telefone, si umunsi wakurikiye ariko haciye iminsi muri covid ndagenda ndayikodinga. Donc kenshi nkunze guhabwa indirimbo ndyamye, kuko bikunda kuza. Ubwo iyo bije gutyo byitwa iyerekwa, byitwa inzozi? Sinzi ntawe wabyita sinzi, Imana ifite ukundi ikora ibintu byayo, kandi ushobora kubivuga ngo wenda ni inzozi, iyerekwa, ubundi wo kabishira muri indi cadre yumva, ariko njyewe n'ubwo buryo kenshi n'ubwo buryo nkunze guhabwa indirimbo. Ariko no kwandika ndandika nabyo bibaho, ariko kenshi indirimbo nanditse ziraryoha zikagira gute, ariko zikunze gutinda mu mitima kenshi. Hanyuma mu myandikire ni iki, ni izihe mbogamizi umuntu ahura nazo mu myandikire muri kwandika indirimbo? Abantu hari igihe umuntu apfa kwandika ibintu, ariko ikintu cya mbere njyewe natahuye ubu ngubu, iyo umuntu ari mu kintu urushaho kucigiramo, kumenya amakosa no kureba ibyiza. Lyrics, amagambo, kutamenya aya magambo, ushobora kwandika amagambo 5 ariko ugasanga yose avuga ijambo rimwe. Witinya, humura, ntutinye, shira ubwoba, tuza umutima, ugasanga byose ni ijambo rimwe. Mu myandikire rero birasaba ko nimba ari lyrics uyikora ijambo ukamakinga sure ko message utanga umuntu wese ashobora kuyumva, akayumva akamenya ikintu ashatse kwandika. Rero aho bigorera kenshi nuko uyu muntu yandika upfa kwandika gukoreshejwe n'amarangamutima, mbona ngo ataraye Imana, sinzi uko nabyita, ariko lyrics ni ikintu kiba gikenewe cyane. Ndimo ndagenda etape kuri etape cyangwa ku murongo, ndi kugira ngo abantu bumve impano zikurimo ukuntu zingana. Tuvumbuye iyo kuririmba igihe yazi, tugeze ku myandikire, tugeze noneho ku cya studio cyane. Cyo cyaje gute studio? Studio natangiye kuja muri studio kenshi muri covid igitangiye, natangiye kuja muri studio, noneho tukajana ujya mu z'abandi okay. Twatangiye kujamo kera nkiri mu Burundi 2011 nibagiwe, niho twatangiriye kuja mu studio mu Burundi, abitwa Banselme n'abaproducer abitwa ba Héritier,
twagenewe gukora nkumva ndabikunda nkumva nkunda production noneho ndaza kugwa neza kuri point wabajije hari igihe uja gukora ikintu wowe kumva mu mutwe hari uburyo ushaka ko bikorwa ariko ukabona ibyo ufite mu mutwe ntabwo bibwira producer ngabyumve ukumva uko yizuza kuba ari wowe hari ukuntu wari kubyikorera uko bishaka ukumva nkari nka piano ushobora gucuranga hari ukuntu ushobora kuyikora ariko noneho ubibwiye ntabishikire vuba nk'uko wowe kuva icyo gihe mva nyine ndabikunda nkunda production kugeza ngeze no mu Bugande ndi kwihuta duhura n'umushiti wanjye witwa Grace umurondikazi ariko yabaye mwene wacu yabaye umugabika noneho icyo dutangira gukora tukajyana muri iyo studio ahantu hitwa Kabusu umugabo w'umugande witwa Ken umwana w'umugabo naje ngo n'umwana imfura cyane noneho akadukorera ariko nyine style cyakindi nari nkubwiye ukumva ikintu ufite ntabwo kiri kuvayo neza noneho Grace tukabiganira dutashe tuganira twicarana tukabiganira studio akavuga ati njye mbonye amafaranga twakora studio hari igitekerezo ari Grace ukiza ngira nti Imana yabikora tukaronka studio tuzajya dukoreramo 24 hours isaha yose dushake tugakora niyo bitabara kuvuga ngo ni studio itwinjiriza amafaranga menshi ariko igitekerezo cyacu kigasohora neza turabivugana turabumvikana Imana ikora igitangaza muri icyo gihe muri covid yari hafi kurangira Imana mu bushobozi sinzi uko namushimira narabivuze henshi ntabwo yatekereje kabiri ahita avuga ati dukore studio Grace n'ubundi Imana yamuhaye ubushobozi akibifite mu mutwe Grace divine kwizera umusaza witwa Fabrice nawe ntiyamugora aravuga ati njye amafaranga mbonye dukore studio icyo gihe nta yindi gahunda twakoze twese dutangira umushinga wa studio ashoramo ubushobozi amafaranga najya ntangira sasa kubishyiramo kubyiga noneho ubundi naragendaga kuri studio bakampamagara ngacura ngakora piano ngakora arrangement ngakora abantu arrangement bakanyishura bataha none rero icyo gihe abonye amafaranga turavuga ati okay rero tugiye kugera ku nzozi naho hanyuma studio turayikora tutayikoze ngo nuko ugiye kutwinjiriza amafaranga menshi yego nayo tuzayabona ariko target ya mbere bora ngo ibyo dufite tubisohore neza icya kabiri dufashe abandi bantu dufashe bene data bose bafite uyu muhamagaro wo kuririmba nico kuko biri mu byo dukora wakivuze nubwo tutakinjiyemo ariko bavuze ko ragenda point par point nico cya studio rero nuko caje hanyuma nabyumvishije hanyuma mu rugendo rutoroshye cyane urumva icyo gihe ubushobozi ntabwo bwari bari bwa studio hanyuma mu rugendo rutoroshye cyane n'ibiki bya mbere wabanje kuvuga ati ibintu nubwo mbyinjiyemo nta mbogamizi wagiye ubonamo uvuga ati ibintu bizandushya bamwe bakakubwira ati bizabifatanya gute n'akandi kagiye wagiraga kandi kazukora mu rusengero hano mu rusengero ngomba kubaho from Monday numva ko ari byari bigoranye cyane buri munsi wabyubatse ute rero numvaga kino cya studio aricyo kiri priority kuruta n'ibyo bindi donc narande iyo ikintu ari cyawe ari wowe ugikontrolinga n'umwanya wawe ukamenya uburyo ukoresha biroroha ku rusengero nagombaga kuba ndiyo saa 5 n'igice kugera saa 8 buri munsi no kuwa gatandatu nkajya muri practice saa 10 kugera saa ku cyumweru umunsi wose ntabwo no ku cyumweru nta nubwo nkora n'ubu ntabwo sandi ku cyumweru ntabwo ukora oya kuri studio nta nubwo mfunga okay hanyuma rero mu rugendo rutoroshye cyane rwa studio ngo harimo ibintu byinshi turi buvuge imbere gatoya hanyuma muri urugendo rwa studio cyane imbogamizi ukunda guhuriramo nazo nizihe ku bijyanye nanjye cyangwa abukorera nyine ahantu hose ntabwo wakira abantu bose bafite karagita zimwe cya kabiri abantu bose ntabwo bafite mind zitekereza ibintu kimwe ikindi imyitwarire y'abantu nyine bitandukanye hari igihe wakira umuntu kugira ngo umukosore kuko njyewe umuhamagaro wanjye byose ndabikora ariko njyewe
umuhamagaro wanjye ndigisha kuririmba. Noneho umuntu rero wamubwira ngo Fred ririmba gutya, ukabona ntari kubyakira cyangwa se akabaho kuvuga ati wenda wamusuzuma kandi atari byo. Challenges rero ziba ari nyinshi, ariko kandi icyo dushima nuko nta muntu turavugana nabi, wese tumwaka ukwaje tukamukorera ukwaje. Icyo tudakora gusa ntabwo twemera gusohora project idafite quality nk'iyo twifuza. Ibyo rero tukabipfa n'abantu, hari umuntu aza kubwira ngo ndakora indirimbo kandi ndayishaka vuba, ukabona igihe ayikenereye yego ushaka amafaranga, ariko kandi iyi minsi 2-3 project ntabwo yaba ari nziza. Wabimubwira kugira ngo abyumve kagora, ukabona biragoye. Mvomye agenda akorera ahandi hantu, ababwira ngo utange ikintu numva nokora ikintu uko imbaraga zanjye zingana. Rero challenges ziba zihari, ariko gerageza kwihangana muri byose. Hano mba mfitemo akabazo gato mbaza ku muntu kugira ngo agaruke muri mode tubanze tuganire. Oya ntabwo bigoranye. Ndashaka kubaza ngo iyo utaza kuba umuntu wari kwishimira kubihe nyamaswa? Ntabwo ano kwagorera. Iyo utaza kuba umuntu wari kwishimira kubihe nyamaswa? Bavandi mwana habaye. Ukano kutakambiye ngatekere. Ntabwo bigoye. Inyamaswa nziza nyine. Mwana habaye Augustine. Please you help me. Muntu habaye. Iyo ntaza kuba umuntu wari kwishimira kubihe nyamaswa? Kubihe nyamaswa. Inka ko mbona irahujahuje cyane. Aya, oya Freka kwanu gasimbuke. Kwanu gasimbuke gata. Tuzagatekereza ariko nta nyamaswa iraza. Na nyamaswa iraza. Bibuze. Inama nta kibazo, ariko uhora yitonze kandi koko uhora witonze nawe. Uhora witonze. Hanyuma twihuse tugira ngo dusekemo nyine abantu bakarambirwa. Ikibazo turi kuganira n'abantu. Hanyuma twihuse cyane, iyi ndirimbo yawe ku giti cyawe nkawe wakoze ikaboosting izina Senga rikajya ku rundi rwego, ni iyi yitwa gute? Okay, hari indirimbo nyinshi abantu banaririmba ariko benshi batazikora ari za ari twebwe Imana yaciye kugira ngo tuzikore. Gusa iyo mbona abantu baririmba cyane, nta nubwo twayikoze kera, ariko mbona abantu baririmba ndakubiriza Imana sirimo si kabiri nabonye neza yawe. Yakoze biriya izakora n'ibindi, ibyo yakoze nibyo byari bikomeye cyane. Sinzawema kuko kera nkiri urusoro amaso ya n'intu, ariko nyine cyane ibyo abantu bagiye bamenya. Sinavuga ngo kuko njyewe ntabwo hari igihe nabayeho numva ntashaka ibya social media. Numva nta nubwo nshaka indirimbo ya video. Numva nyine nyoboye gusa gukora ama audio, ntashaka video. Nyine hari igihe nyine ibihe bidutwara aho biba bigeze, abantu bakambwira kuki indirimbo zawe zirazwi ariko abantu ntibakuzi. Numva njyewe ahubwo ibyo nibyo ushaka, mpagaze umva ahubwo nageze ku ntego. Sinzi ngo niba ari umujyi, niba ari iki, ariko imyaka itambutse numvaga njyewe ndi proud yo gukora ama audio. Indirimbo zirazwi no kugira n'izindi abantu bakorana mu kuramya n'ibindi, ariko umva nuko izo nizo ndirimbo hanyuma ikindi umuntu nk'umweretse ifoto yawe muri telefone yawe, nkakwereka nk'ifoto yawe nyine wowe akubaza Senga ni muntu ki wamusobanura gute se? Njyewe amusobanura gute? Senga ni umupapa, umudamu, ufite n'umukobwa umwe ubu nyine, ndakijijwe, undi mwana n'abantu, ni umunyamuzika. Nizindi ry'abantu bakuziho. Noneho akantu k'ibanga abantu batakuziho ni akahe? Kamene ni maga rimene. Njyewe abantu bavuga ngo sinkunda kuvuga cyane, ariko akantu k'ibanga ndavuga cyane, ndaganira pe. Ariko nyine hanze abantu bazikura umuntu ntavuga, ariko ndavuga cyane. Wowe ntubizi ko mvuga? Turaganira nawe ubimenye vuba, ariko hanyuma turimo turagana ku musozo. Fred Imana yanjye ibibazo
turi kugana ku musozo nta kibazo. Sawa. Hanyuma tuzi abahanzi benshi baririmba indirimbo z'Imana, bava mu ndirimbo z'Imana bakajya mu z'isi kubera ko nta mafaranga. tukamenya n'abandi bava mu z'isi bakaza mu z'Imana. Ego noneho wowe nkawe umva igikwiye ku muntu ari ugukora iki? Ikiri mu mutima. Icyo umuntu ashaka akaba ari cyo akora ze. Okay, dukurikiye kuko Bibiliya buri wese afite ukuntu ayitaho. Ako se uretse gato tuganire gake cyaho hantu. Frere utanwara mu bintu birebire. Oya nabo ngutwara mu bintu birebire. Sawa. Katuganire gake cyane. Sawa. Kuko twese turi muri gospel, nawe uri muri gospel. Ariko se ko mu by'ukuri gospel nta mafaranga ibamo. Duhera. Frere, ubona tubayeho nabi. Ntabwo tubayeho nabi. Hera kuri nje uvuga. Bayeho ishuri inzu ngaburira famiye yanjye. Ntabwo ushobora kuza mu rugo ngo tugufate nabi. Kandi ndatekereza ko sinzi kubaho neza abantu bavuga, ariko umuntu akwiriye kunyurwa n'uko abayeho. Kubera ikingira irari ry'abandi. Kandi wenda ntabwo ibyo tubona inyuma wasanga mu mutima atari ko bimeze. Sinzi ko kugubwa neza ari ukugira kumenya ko nta muntu ushaka kuvuga mu izina wenda wasekera, ariko ntabwo tubayeho nabi. Nubwo aba gospel tutabayeho nabi, nubwo abantu bafite ukuntu babivuga. Ntabwo abantu ba gospel babayeho nabi mu buryo bwabo, ariko wenda impamvu bava bavuga gutyo kugira ngo wenda ni impamvu yo kutabona ibitaramo cyane ngo babone ahantu baririmbira ari hakomeye nk'uko abandi babibona. Wenda ngira ngo niyo mpamvu sinzi iterambere tuzazana nk'umuntu wo muri gospel yicare hano ubizi cyane atubwire uko ibyo bintu abibona nkawe ku giti cye. Ahubwo yaba byarakunze kuzazana n'uwasekera bakicara nawe atubwire impamvu atangirira muri gospel akarangiriza muri sekira. Atangirira muri sekira akarangiza muri gospel, ari uwasekira twazanye. Ndavuga uwa gospel. Impamvu ushobora gutangirira muri gospel ugasozereza muri sekira. Ugeze ubitekereza ariko nkawe? Ndavuga abo mbona. Hari abo nzi tubavuge mu mazina, hari n'abo nzi benshi bagiye. Hera kuri Patrick Nyamitari, Mani Martin, n'abandi. Bahari nesa no se ko batangiye. Bahereye mu bya Paulo yavuze ngo bahereye mu by'umwuka nuko. Rero biragoye ntabwo navugira umuntu, ariko njewe mpagarara uco namagaye. Buryo Imana yampamagaye nirengagiza nkibagirwa isoko, ubwo nyine nzakora. Reka twigarukire kuri DMP. Hanyuma kuri DMP ndashaka kubazaho abantu bazi ko ari studio ikora ibintu bya gospel, ariko se ubonye umukiriya uzanye indirimbo ya sekira ntabwo wabikora? Njyewe sinkikora. Mfite abandi producer uhamagara akaza gakora cyane. Rero twakoranaga yitwa Jackson, yitwa ba Lloyd. Mvuga ngo iyo haje umuntu ukora indirimbo itari ya gospel barabizi nabo. Cyambere ntabwo nabishobora, turetse no kuvuga ngo nuko ari ya sekira. Ntabwo mbishobora. Ntabwo nzi ko indirimbo za sekira. Bamagara abo ngabo bakaza bakazikora. Nese birazi bazitandukanye. Nta bitekerezo byinshi ngira kuri ziriya ndirimbo. Ariko si indirimbo iba ari ya gospel, ariko agashaka kuyimucurangira mu buryo bwa sekira. Urabyumva ibyo bintu? Ndabyumva. Ibyo byo wabikora? Ashobora no gukoresha amagambo ya Bibiliya ariko uri mu njyana ya sekira. Bikunda kubaho, ariko kenshi njyewe ntabwo nkunze kubikora. Uwo mutipe arabikora, arabishobora. Warabikora? Witwa Jackson, witwa Lloyd barabikora, ariko njyewe simbishobora. Ibitekerezo ni bike cyane. Yes, twari kumwe na Senga, niwe twari twabazaniye aha ngaha, kandi ntabwo aribwo bwa mbere aje hano. Hari igihe wenda tuzamuhuza n'abandi bantu basenga aha ngaha, cyangwa se baba bari kumwe mu murimo w'Imana. Studio birimo abantu benshi bagiye tuzatera kamera aha ngaha bose bahari, tugakora nk'uruziga gutya bose bakicara, ubundi tukaganira kabisa, tukaganira. Yes, njyewe nitwa Fred, wari wabazaniye Senga. Aha ni kuri Divine Music Production. Nimero barayishiramo hari, barayishira mushyiremo nimero za studio, then kugira ngo abantu babashe kubona information zaho tusigaye dukorera cyane. Ushaka ubufasha ubwo ari bwo bwose ariko bujanye na music azatuvugishe. Skills dufite uko zingana tuzagerageza gufatikanya, gucuranga, imiririmbire, recording. Yes,
hanyuma rero twebwe nakagaruka baye mbasezeye se bye urakoze cyane Fred Wakoze ndakwishimiye amen kwiriye soda urakoze